nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 16 Ugushyingo turizihiza umutagatifu Marigarita wa Ecosse. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 16 Ugushyingo turizihiza umutagatifu Marigarita. Yavukiye muri Hongiriya. Niho ababyeyi bari baraciriwe nyuma yaho se wari umwami w'Ubwongereza aviriye ku ngoma. Umwaka w'1157 Marigarita yagiye mu Bwongereza ku ngoma ya Edward wari se wabo. Aho imvururu zibyukiye mu mwaka w'1166 bahungiye muri Ecosse, kuko icyo gihe Ubwongereza bwari ukwabwo na Ecosse ikaba ukwayo. Nuko haciye iminsi Marigarita aza gukundana na Marcolini wa gatatu wari umwami wa Ecosse, barashyingirana. Urugo rwabo Imana iruha umugisha, baratunga baratunganirwa, babyarana abana 8. Marigarita yari umwamikazi w'impuhwe nyinshi kandi wicisha bugufi. Yakunze bitangaje abaturage b'igihugu cye, ariko cyane cyane abakene. Ntiyiganyiraga gufata ku mutungo w'ibwami ngo afashe abakene n'indushyi. Kiliziya nayo yayifashije muri byinshi, atuma igirana ubwumvikane nyakuri n'ubutegetsi bw'igihugu. Ibyo kandi byatumaga rubanda barushaho kumererwa neza. Mu by'ukuri ntaho abasha kurondora bihagije ibyiza byose Marigarita yakoze ngo azabirangize. Gusa yanubakishije ubwe ikigo kinini cy'abihaye Imana. Marigarita yitabye Imana ku itariki ya 16 Ugushyingo mu mwaka w'1193. Bonereho no kwifuriza abitwa ba Marigarita bose umunsi mwiza w'abazi n'abatagatifu. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Naho ubutaha.